Reka nongere kuguha ikaze hano kuri Joshua B Rwanda YouTube. Iyi ni YouTube inyuraho ibiganiro by'amakipe. Uyu munsi murabona twari turi kuri match y'igikombe cy'amahoro, aho Rayon Sport yari yakiriye ikipe ya Bugesera FC, imwe iri mu ibara ry'umutuku mu gikombe zimwe zihatanira muri shampiyona. Bari bavuze amagambo menshi bavuga ko ngo ekipe ya Rayon Sport ishobora kuba yari ibyo yavugaga Bugesera izavamo bagiye muranguri n'abafana ba kipe ya Rayon Sport izavamo ndabikubwiye twebwe dukunda twebwe tuzira kurusha abana bose twebwe twayivukiyemo bano bantu baje aba baje biradufasha cyane yuko ngo ukavugisha ukuri mujye mucuruza n'ubundi twakora kukanuza kuzongera mujye mucuruza neza mujye mucuruza neza bisanzwe kazagenda ndetse katazagenda ubwo se wageko byinshi abanyamakuru baratanga amakuru bazakubakiza bose bakomeza kudukunda ndetse bagakurikira kuri buriya mwe dufite nk'inshuti mu mbuga zose. tuba turiho Instagram Byiringiro Joshua, TikTok nk'ibisanzwe ni Joshua TV. Dukurikirane tuguhe byinshi byiza, tuguhe byinshi wifuza kumenya amakuru agezweho ndetse no mu makuru akomeje gutrendinga y'abasitari benshi bagezweho. Icyo ngusaba ni kimwe, ni subscribe, like, share, comment. Reka tukomezanye, tuzabagezaho match y'ubutaha izahuza APR FC ndetse na Kiyovu nayo ihagaze neza muri iyi minsi. Kiyovu itagira ikibazo na kimwe, Kiyovu bose toza wayo nawe barameze neza, ipfubusa ameze neza cyane. kandi ndagushimira ko wampaye umwanya wo kunkurikira, gushimira ko kumva ndetse ukanareba iyi video, ukaba waduhaye ubufasha bwo kuba ugiye gusharinga, ukaba waduhaye gutanga umwanya wawe. Mwakoze cyane Joshua.